Mu minsi yashize ubwo igikombe cy'isi cyari kigiye gutangira nibwo umusifuzi wakomokaga muri Somalia Omar yaje kuba yakimwa uburenganzira bwo gukandagira hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika biza kurangira uyu musore aje kuba yasubira inyuma ibintu bitagaragariye neza cyane abantu benshi cyane bagiye babinenga baravuga bati ibintu ntago byari bikwiye ko biza ko byagenda ukunguka abandi baravuga bati ni koko FIFA ibyo yivugisha burya ishobora kubyivugisha ku bihugu bikennye cyangwa bidafite ubushobozi ariko burya hari ibihugu nabyo FIFA bigeraho nayo ikaza kuba yaceceka burundu ntigire ikintu iza kuba yatangaza ariko kuri ubu ngubu uwitwa Lionel Messi yaje kuba yakora ikintu gitangaje cyane ni ikintu cyaje kuba cyatungura benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga baravuga bati uyu musore rwose burya afite umuntu nabonye abantu benshi cyane mu minsi yashize baraje ko bamushinza irondaruhu ariko ibi byose ko bimeze byaje kugaragara ko uyu musore hari ikintu ahubwo cyihije inyuma rwose cyatunguye benshi cyane ndetse bamwe batangira kugenda bavuga bati burya Lionel Messi koko ufite umutima mwiza bagiye bakugirana na Cristiano Ronaldo abenshi cyane bakavuga bati Cristiano Ronaldo ko byagenda kose ashobora kuba kurusha ibindi ariko ntaga kurusha umutima mwiza Lionel Messi yaje kuba yongera kuba yabigaragaza ukibaza rero ngo byagenze bite mbere yuko wenda nkubwira uko byagenze murabizi ko Lionel Messi ubungubu yaje ko yakuzuza ibitego 17 ndetse ahita cagahigo ni mu mukino n'ubundi Autriche yakinaga na Argentine umukino rwose navuga ko wabaye kuri uyu munsi mu kanya gashye cyane rwose ndetse wenda ibyo ngibyo nibyo twaba turi kureba ho wenda mbere yuko dukomeza iby'uyu mukino ariko reka tubanze turebe icyatumye Lionel Messi atangaza abantu benshi cyane kujyanye n'umusifuzi wirukanwe mu minsi yashize ariko mbere yuko ibi byose tubikomeza ikintu cya mbere nabanza kugusaba no kubanza gukanda subscribe ku Ihozo TV kuko tujye kubona muri iki kiganiro ndi turo nababwiye ko mu minsi yashize aribwo umusifuzi Omar yaje kuba yagerageza kuvuga tereka nge kubahiriza ibintu nari nshinzwe byo kuba najya gusifura hano mu gikombe cy'isi ariko mu kugerayo uyu Omar yaje kuba yakangirwa guhagarara hano ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse bamushishukanise bamuvuga bati mwebwe igihugu cyanyu muri abajura muri ibisambo ntago umuntu numwe ugomba gukandagira ahangaho turutse mu gihugu cya Somalia mwibye amafaranga menshi cyane ibingibi n'ubundi n'itegeko rye yashyizweho n'uyu Donald Trump ibingibi biza gutuma uyu musifuzi aza asubira inyuma muri Somalia ndetse nubwo yasubiye inyuma abantu benshi cyane bavuze ko ariyo mahirwe yagize kurenza uko yari kwitabira iki gikombe cy'isi akagisifura yarangiza agataha kuko uyu musore kigera ku kibuga cy'indege cy'iwabo yaje kuba yakakirwa ndetse abantu benshi cyane baravuga bati wow ati ni ibintu byiza cyane ati wakoze ibintu wakoze ibyo warushoboye wakoze ibyo wagombaga gukora wabaye intwari abenshi cyane baragenda baramwakira rwose ndetse na perezida wa Somalia aza kuba yahita amuhamagara kuri telefone baraganira rwose bagana ibintu byiza cyane abantu benshi cyane bavuze ko ari ibintu byiza cyane bavuganye ndetse abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga batangira kuba bagenda bavuga kuri uyu mugabo ndetse bakagenda bihuza n'igikombe cy'isi ari nabwo abantu benshi cyane batangiye kuvuga ngo iki gikombe cy'isi kirabishye ni nacyo gikombe cy'isi cyabishye kurenza ibindi bikombe byose by'isi byabayeho kubera ivangura ryabayemo ryinshi cyane kandi bikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika uwo musifuzi byarangiriye aho ngaho ndetse FIFA iza kuba yagira iti buriya amafaranga yose wari ugombaga kuzahabwa umunsi wasifuye igikombe cy'isi tugomba n'ubundi kuzagira dute tugomba kuzayabaha ibingibi FIFA yabikoze mu rwego rwo kugira ngo igaragaze ko nubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaje kwerekana ko zifite imbaraga nyinshi cyane baravuga bati batweretse ko bafite imbaraga ndetse nta n'ikindi kintu dushobora kuba twabihinduraho ariko icyo dushobora kuba twakora wenda kugira ngo tuze kuba twakikura mu isoni kugira ngo tuze kuba twakikura mu kimwaro kugira ngo tutaza kugaragara nk'abanyantege nkeya cyane munsi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika reka uyu musore byibuze tuze kuba twagira gutya tumuhereze amafaranga yagombaga gukorera mu gikombe cy'isi mu gihe cyose yari kuba yasifuye imikino yari yose tutitaye imikino yari buze kuba yasifura rero uyu musore niko byaje ko byagenda FIFA imwemera kuba yaza kumuhereza amafaranga yose akenerwa ndetse n'ibindi bihugu byinshi cyane byo bitandukanye bitabivuga bati buriya wakagombye kuzaza gusifura n'umukino ukomeye cyane hano Paris Saint-Germain izakina n'ikipe noneho ibyo ngibyo biza ko byagenda uko nguko abantu benshi cyane baravuga ayo makuru agiye atandukanye ariko biza ko byarangira uko nguko byaje ko byatungurana rero kapiteni wa Argentine agira atya rwose avuga ati ngewe buriya irondaruhu nubwo kenshi cyane mwagiye munshinza mu minsi yashize muvuga muti ngewe buriya mfite irondaruhu ariko ntago ariko bimeze ibi rero yaje kuba yakonfirma ubwo yakoraga igikorwa cy'akataraboneka navuga ko igikorwa abana benshi cyane badashobora kuba bagikorera ba nyina abana bamwe na bamwe nabo badashobora kuba bagikorera base ndetse n'abashiki n'abasaza ubwo n'abavandimwe babo niko navuga n'abana babo ndetse abenshi cyane bashobora kuba batabikora ariko ibi ngibi kapiteni uyu wa Argentine yaje kuba yabikonfirma rwose baravuga bati uyu mwana w'umusore nako uyu mugabo rwose ni igitangaza pe ni igitangaza birigaragaje
buriya ko wafata akaboko kawe wowe ukareba ukunguka ukavuga ati njye ngiye kuba nakwandikaho umuntu mu mateka yanjye y'isi tutarashobora kuba twahura n'amaso ku maso, ni ibintu bishobora kuba byakugora cyane. Ikindi nta muntu ubiguhatirije cyangwa ikindi wenda hari ubundi buryo bitumye ushobora kuba wakwandika iki kintu, ariko ahangaha uyu witwa Lionel Messi yaje kuba yakora iki kintu kisa nkaho ari ikintu kidasanzwe cyo kuba yakora ibi ngibi. Wenda nawe kwibaza ngo rero byaje ko byagenda bita. Abantu benshi cyane rero ni inkuru nagiye mbona bagenda bavugaho cyane cyane mu bitangazamakuru mpuzamahanga, cyane cyane bivuga ku nkuru za football bya hano mu bihugu bigiye bitandukanye byo hanze. Byaje ko byagira biti biratangaje ibiri kuba ubu ntibyumvikana. Kapiteni w'ikipe y'igihugu ya Argentine Lionel Messi yakoze igikorwa gikomeye kandi gitunguranye cyo kwamagana ivangura n'akarengane bivugwa ko byakorewe ibihugu bimwe na bimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'uko iri rushanwa ritangira. Abantu benshi ku isi batunguwe n'igikorwa cya Messi kandi ngo cyatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga. Bivuga ko perezida wa Amerika Donald Trump nawe yatunguwe n'iki gikorwa ndetse ngo yicuza uburyo ibihugu bimwe byafashwe nabi. Inkuru ikomeza ivuga ko mu mukino wa mbere wa Argentine na Algeria, Lionel Messi yafashe icyemezo cyo kwambara tatuwaje ishusho y'umwe ku mubiri w'umusifuzi wakomokaga muri Somalia witwa Omar, mu rwego rwo kumwubaha no kwamagana ivangura iryo ari ryo ryose byarabangamiwe n'amategeko. Donald Trump yaje kuba yakushyiraho mu rwego rwo kubima visa nyuma y'umukino. Messi yabajijwe mu kiganiro n'abanyamakuru impamvu yahisemo gushyiraho ishusho y'uwo musifuzi, ngo igisubizo cye yatanze ni iki. Ati twese tuzi ko hari ibihugu bimwe byo muri Afurika n'Abarabu byagiye bigirwaho ingaruka n'amategeko y'Amerika. Hari ikintu abantu benshi batumva, umupira w'amaguru ntabwo ukinwa gusa mu kibuga, unakinwa cyane no mu bafana. Nta mukino wabaho nta bafana. Kubuza rero abafana cyangwa abanyamakuru ibihugu bimwe na bimwe kwinjira abandi bemera ntabwo ari umupira w'amaguru. Kandi ikirenzeho kubuza kwinjira umusifuzi mwiza watowe na FIFA ni ikibazo gikomeye. Nababajwe cyane n'uburyo uyu musifuzi yafashwe. Niba twe abakinnyi bakomeye duceceka imbere y'ibikorwa by'ivangura n'akarengane, ejo hazaza k'umupira w'amaguru hari mu kaga. Ati mu magambo make ibi ngibi rwose ntabwo ari ibintu umuntu yakagombye gukomeza kugenda turebera nyamara bikorwa. Nyamara tuvuga ko turi ibyamamare bikomeye cyane mu mupira w'amaguru, tukareba umupira w'amaguru ujyamo ibintu bimeze nguko FIFA yabireba igaceceka wenda kubera inyungu runaka ibitezemo. Nyamara twebwe tugakomeza twigenda tubirebera, umwaka umwe ugashira undi ugashira wenda igataha, nyamara ibikorwa bikagenda bikomeza kugenda bimera uko nguko. Nibyo rero kuko n'ubundi mu minsi yashize Lionel Messi bari baje ko abanyamakuru bagiye batandukanye ndetse n'abandi bose bavuga ati uyu mugabo Lionel Messi afite ivangura riteye ubwoba, ariko ubu ngubu byaje ko byagaragara neza cyane ndetse biza ko byanagaragaza ko hari ingaruka nziza byamugizeho. Kuko buriya bakubwira ko icyo uzabiba ari cyo uzasarura. Burya uko Lionel Messi ibyo yakoze birasa nkaho ari ibintu biri kugenda bimugiraho ingaruka nziza cyane. Twavuga ko ngubu iyo ugiye kureba ku rutonde rw'ibihugu bishobora kuzitwara neza hano mu gikombe cy'isi, uri buze ko wasangamo Argentine, Ubwongereza ndetse Ubudage. Harimo ibihugu ubona ko birimo biragenda byitwara neza cyane, ariko ubu ngubu nanone ukaza kuba wareba Lionel Messi arimo aritwara neza, kuko ubu ngubu tuvugana yamaze kuba yakuzuza ibitego 17 ahita aca agahigo rwose kari gasanzweho ko watsinze ibitego 16. Aravuga bati rero buriya Lionel Messi ugize ute urakaze. Umuntu rero wari yaratsinze ibitego 16 ni umudage rwose wari waraje bamwita Milo Silva, nawe n'uwari yaraje kuba yatsinda ibitego 16, ariko uyu nguyu Lionel Messi w'imyaka 38 yaje kuba ahita atsinda ibitego 17. Rero ubu mbabwira uku nguku cyangwa ndimo ndakora iyi nkuru umukino ntabwo urarangira ngo tuze kuba twamenya ngo se Lionel Messi yaraza kuba n'undi yakomeza kugenda arenza ibitego yari yatsinze, kuko urumva Lionel Messi twavuga ko rwose congratulations kuri Argentine, congratulations kuri Lionel Messi rwose ubugaragaje igikorwa cy'abantu b'abagabo. Ni igikorwa abantu benshi cyane barebereye baravuga bati iyi si ibintu FIFA yarebye igaceceka, twebwe twaza kuba twabivuga iki nk'abakinnyi. Abantu benshi cyane bagenda babirenzaho ingoye, ariko uyu nguyu yaje kuba yakora ikidasanzwe rero cyo kuba yahitagira cyagahita niyandikaho tatuwaje. Aravuga ati rwose njyewe aka gahigo ngize ntandagaciye nguko uko bimeze. Uyu musifuzi rwose yakorewe akarengana, ariko navuga ko umusifuzi ibyamubaye
byabayeho n'ubundi ari ibintu byiza cyane, ndetse burya bajya bavuga ngo umuryango umwe hari igihe wifunga nyamara undi ugahita wifungura. Rero ibi nibyo byaje kuba byaba kuri uyu mukinnyi, imiryango imwe yarifunze ariko indiza kuba yagira iti indiza kuba yahita ifunguka mu buryo bwihuse cyane. Ariko rero ntabwo nasoza iki kiganiro nababwiye nimukomeze kugenda mugira ibihe byiza mwese mwamaze kuba mwakanda subscribe ku Ihozo TV, naho njye gutegura iki kiganiro mwana kibagezaho, ndi tumukomeze kugenda mudushyikira mukanda share, mushyiraho na like, mushyiraho n'ibitekerezo byanyu kugira ngo tujye dukomeza tubone ko mutwitayeho ndetse tubanye amasaha yose 24 kuri 24. Murakoze cyane rero, ibiganiro byacu nakagaruka, mugire ibihe byiza.